Ribu yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Atarakwiye yabanje kwijandika mu kugaragaza ubwambure bwe. Ajya gukora imibonano mpuzabitsina, afata video igikorwa kigayitse. Ye ni uburenganzira bwe. Ariko se tuvuge ngo abagabo bose bafata video nabo bafata imibonano mpuzabitsina n'abagore babo cyangwa imyanya y'ibanga. Tuvugisha ukuri. Nabyo ahubwo ni ikindi kintu gikomeye. Erega nta nubwo ubuzingo iryo koranabuhanga no matelefone twayabonye gutyo gusa. Cyane. Ntuzi ngo bizagaruka ryari ibintu wafashe. Cyane cyane ko arafitemo ikitwa Google Photo. Ya, twe tubona telefone ukitaba ukarikodinga ukavugiraho ibyo ushaka kuvuga, ariko hari ahantu bya bintu bijya bidashaka kuzima nubwo we wasiba. Icyambere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi. Cyamo video ye. Aracyakekwa ntago arahamwa n'icyaha. Ariko ibyakekwa ngo byabaye ibyaha 7. Imvugo zivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Cya kabiri, ibyo byaha umuvugizi wari bavuze ko igihanishwa igihe gito kirimo ni igihanishwa amezi 3. Hanyuma igihanishwa igihano kiri hejuru y'imyaka 7. Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis, amis de Marita TV Show pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. Ici c'est Marita TV Show. Of course, il faut éviter d'oublier s'abonner et partager à notre chaîne. C'est quelque chose qui nous admirons. Mes chers amis, we love you so much and this is for free as long as you stay outside, as long as you subscribe and share our videos to different people. If you are outside and inside of Africa, we love you so much. As you know, this is Marita TV Show because I believe that everything is possible and impossible is nothing. Please, 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 please subscribe, like and share videos to different people. Rwose mukore subscribe kuri Marita TV Show. Nukuri. Nikiganiro wari ubizi niba utarubizi bikumariye iki, ese niba ubizi bimajije iki. Of course ndishimye Imana Simoni ngira ubora amashusho n'amajwi mfite umwunganizi. Of course njye ndi moderator ariko nawe aratakumfasha cyane cyane ko niwe ufite ibintu byinshi byo kutugezaho. Bonjour madame. Bonsoir. Bonsoir. C'est bonsoir. C'est bonsoir, merci beaucoup. C'est bonsoir. Nous sommes à peu près evening now. Merci. Merci beaucoup. Aha, Marita tuguhaye ikaze. Ndabashimiye cyane ndaryakiriye. Uyu munsi dufitiye iki muri warubizi? Ikiganiro ni warubizi se gitambuka kuri Marita TV Show. Yego. Bazajya bagikurikira kandi barabona ko turimo tugenda twameliora ibintu bigenda biba neza bigenda neza. Bo baduhate urukundo natwe tubahate ibiganiro. Yego. Turahababereye cyane. N'uganize tugaragaza n'umwihariko. Muri warubizi rero uyu munsi dufite ibintu byinshi bitandukanye. Turaza kuganira ku muhanzi akimara kujya kuri Ribu bakamusuzuma bakamusangamo ibiyobyabwenge. Agashinjwa n'ibyaha bishobora kuba birenga 5. Bigeze muri 7. Bigeze muri 7. Bamwita Yampano. Muhanzi uzwi cyane. No muri East Africa buriya Yampano baramuzi. Yafite impano nziza. Apari ibyo byose biba byabaye ariko ntago twakirengagiza ko Yampano ari umuhanzi w'umuhanga. Ariko byagera muri societe akaba umuswa. Ibintu tubyerure ubu n'ubuswa bubi cyane. Yadusebeje kabisa. Yakaba yaturepresentinga ku rwego mpuzamahanga ariko noneho icyo yakoze cyo kirabishye. Oya ngo hari ukuntu umuntu atondagira, azamuka akajya hejuru uri gutumbagira nyine. Noneho waba ntacyo wasize hasi ukagira ibyago ugahanuka. Iyo ugeze hasi wikubita hasi uhita usandara. Bishoboka ko ariko bigiye kugenda rero, kandi nta kabura imvano niko umunyarwanda yavuze. Ibi bintu by'abahanzi bashaka kwifashisha ibiyobyabwenge ngo kugira ngo sinzi nibyo bibahita ariko wese wenda ko umaze iminsi kuri iyi mihanda. N'ubujiji nge niko mbibona. Nta byahiti n'ubujiji ndetse nicyo nakita mismanagement, playing with time cyangwa se kutamanaging igihe neza. Mu by'ukuri Uworizagwira Florien ndakeka ari uwirusizi sibyo? Ni Umunyarusizi.
nkeka ko akimara kuva i Rusizi murizi ukuntu ubuzima bw'i Rusizi buba busharira nk'umuravumba, sinavuga ngo uko biri kose ubuzima bwaho burakomeye kuruta ubw'i Kigali. Akajya amahirwe akabona arafatije, nkeka ko atarakwiye yabanje kwijandika mu kugaragaza ubwambure bwe, ajya gukora imibonano mpuzabitsina, afata video, igikorwa kigayitse, ye ni uburenganzira bwe. Ariko se tuvuge ngo abagabo bose bafata video nabo bafata imibonano mpuzabitsina n'abagore babo cyangwa imyanya y'ibanga, tuvugisha ukuri nabyo ahubwo ni ikindi kintu gikomeye. Erega nta nubwo ubuzi ngo iryo koranabuhanga no matelefone twayabonye gutyo gusa cyane, ntuzi ngo bizagaruka ryari ibintu wafashe, cyane cyane ko arafitemo ikitwa Google Photo. Ya twe tubona telefone ukitaba ukarikodinga ukavugiraho ibyo ushaka kuvuga, ariko hari ahantu by'iya bintu bijya bidashobora kuzima nubwo we wasiba. Si ibyo bintu uba wizeye yuko ubibitse hepfo. Hanyuma rero icyo nibaza, wenda simbize, wowe uri n'umubyeyi urabisobanukiwe, nk'umusore nk'uriya baravuga ngo ugendana n'abasore agendana ubwungo, kuba ashobora kuza gufungwa imyaka nibura iri hejuru y'itandatu, hari icyaha kiri bumufata agafungwa hejuru y'imyaka 6. Ibiyobyabwenge nzi neza ko kubikoresha kubicuruza ni imyaka 25, sibyo? Maybe reka dukekeranye, ariko uko biri kose ntabwo iri munsi y'10. Kubikoresha nabwo hari imyaka bagufunga, kandi rero ntabwo iri munsi y'5. Kariyeri yawe birarangiye neza neza. Ibi bintu rero nkawe nk'umubyeyi cyangwa se nk'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga, umuntu witabira entertainment, aka kaga n'igihombo kirajya kuri nde? Ese kirajya ku mugore we yahinduye intere, narumvise ngo aramukubitaguye, yahinduye intere, umugore arafunze, umugore ari mu bitaro, umugabo agiye muri gereza. Ibi bintu iki gihombo kirajya kuri nde mu by'ukuri? Ibintu rero Simewo ni Satani wamanukiye isi, niko nabivuga. Satani rero buriya nuko abantu cyangwa abantu niba bamanukiye Satani, nyamara hari igihe dushinja Satani icyaha. Oya, Satani yaratumanukiye. Usomye n'ijambo ry'Imana, Satani nyine yaje mu isi, ntabwo ari twe twamusanze, iyo yaradusanze. Icyo naringiye kuvuga nk'umubyeyi nyine, urumva biba bimbabaje. Ndafata aba bana bombi bari bakoze umuryango, mbahuze mbe umubyeyi wabo, nishyire mu cyimbo cy'ababyeyi babo bana. Bari bamaze kubona ko uyu mwana witwa ya mpano yarimo azamuka atera imbere, yaravuye iyo kure araza arazamuka, umuryango ugira izina kubera uriya mwana. None reba Satani ibihembahemba, reba ukuntu ahemba nabi. Umuvugizi wa RIB yavuze ko uyu munsi ari umwere, natwe ntabwo turi bumushinja icyaha kuko ubutabera ntiburamushinja icyaha. Yavuze ko arakekwa, ariko nibimuhama wenda reka dusabe baze gushyiramo video ye. Aracyakekwa, ntabwo arahamwa n'icyaha, ariko ibyakekwa ngo byabaye ibyaha 7. Icya kabiri, ibyo byaha umuvugizi wa RIB yavuze ko igihanishwa igihe gito kirimo ni igihanishwa amezi 3, hanyuma igihanishwa igihano kiri hejuru y'imyaka 7. Reba nawe akaboko kawe wazamuye ngo urakubita umuntu, imodoka wiguriye ngo uri kugenda ugomba kuyenjoyinga, ikaba ari igiye kukubera ugonga umuntu kugeza ubwo wenda kuzakatirwa imyaka 7. Umva ukuntu Satani ari umwanzi w'ibintu byiza. Urumva buriya mu ntambara tuba turwana hano muri iyi si turimo, turwana no kuzamuka ngo twigobotore Satani tuve muri bwa bukene, muri ya karande, muri bya bibazo. Ariko Satani nakarwana kudusubiza no ngo adutsikamire burundu. Rero iyo udahagurutse ngo uhagarare urwanira icyo wagezeho ugigumane, kiragucika. Nk'ubu uyu mwana ntahanyagasane, niba koko uko babivuze ko bamupimye ibiyobyabwenge bagasanga akoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi, Rwanda Forensic yabyemeje. Ibyo byose ibintu wenda umuntu yaca ku ruhande. Wenda abantu babyumve ko Rwanda Forensic Laboratory ari ikigo gishinzwe gusuzuma umubiri, ibizami by'ubuzima. Niba umuntu yishwe arozwe bakabisuzuma, cyangwa se niba mu mubiri harimo uburozi bakabisuzuma bakabibona. Ubwo turabwira Rusizi batazi icyo mwene wabo. Oya, Rusizi bamaze kujisho. Oya, impamvu abahanzi nk'abayamano n'abandi haturuka abantu benshi bakomeye. None ko abambasaderi babo bagiye kubamara muri gereza. Ibi bintu ntabwo wabifata gutyo. Mbabarira ikintu tucyumvikaneho, nta muntu n'umwe wavuye i Rusizi utarakoze amakosa muri Kigali.
oya abantu bose aho niko kuri baturuka hose niko barayakora kuri Aho- buretse se eh aho kumva bare wenda kuko ndi kwitwara nabi Oya. ariko reka wenda dutanga ingero zifatika njye kuko ingero zifatika urazimba ariko n'ahandi ndavuga ingero zirahari. eshatu yego dore imbogo Imana imwakire mu yarapfuye ariko yaratukanaga ntuzi ko yatukanaga icyo ni kimwe nyakubahwa nubwo yasabye imbabazi ntibikura ko yakoze icyaha agafungwa imbese Edouard Bamporiki eh ntuzi ko yafunzwe azira icyaha gifitanye isano na ruswa ni uw'irusizi se yego Nyamasheke mu burengerazuba aha okay ntabwo nabyibukaga neza ubundi uwo ruzagwira arimo dore imbogo yaratukanaga reka dufate uwundi witwa abantu b'irengerazuba bari kugenda bakora amakosa uwundi witwa ubwo na Florien nawe arazamo dufate na Joyeuse ese Joyeuse wagize ngo aroroshye naye ngo n'uw'iburengerazuba wagize ngo aroroshye oya ntago njye nagendera kuri icyo okay nyine ndi kugenda nanga urugero ngo nuko ari abo muri ako gace n'abandi bagiye bahari mu duce nta muntu twose udakosa erega wa mugani hari ikiganiro twakoze ejo turi kumwe na Tereza aba nuko abari bo bahanzi ni abantu nyine ni ijisho ry'aho bakomoka bakaba n'ijisho ry'abantu benshi kubera ko bafite izina rinini ariko si bo banyamafuti bakora ibi bintu gusa iyo tugiye gukora ikiganiro tudoma muri rusange yego ariko tugiye iburengerazuba tugomba gufata nk'ambasaderi oya tuvuge ko Element twirengagiza ko Element ari umunyakibuye mwiza se ujya ku Kibuye n'abantu bakora ayo makosa nyine barahari ariko umwe agatukisha bose nyine nibyo ni umukobwa umwe watukishije bose ariko bose si babi ntabwo ari babi wenda babyumva gusa nibura ntabwo twabyemeranya ariko abasitari b'uburengerazuba bari kudutenguha cyane n'ahandi barahari uyu munsi ni uwo ariko ejo ahubwo reka dukumire ibyo byaha bitaraba tugire inama abantu ibintu bitaraba nari ngikomeza kuvuga rero nari ngikomeza kuvuga ni ishyano riba ryaguye wenda yakaba yari kurega uko guhohotera umugore nabyo bitari byiza binababaje nkurikije ukuntu bagiye babitondeka yaramuhohotera agangiza akajya no kumufungirana kugira ngo ibyo bintu bidasohoka akamwaka telefone agakupa netiwaka zose urumva ni ibintu bibi cyane uriya mwana w'umukobwa nawe ariko yanze kurekura buriya urukundo nayobewe nanjye n'igisobanuro ni gute buriya n'ubujiji atarekura ibintu bigiye kumushyira mu mva ukarinda ujya mu mva ngo urimo nugeze kumva ngo yarekuraga ngo telefone gusa ku bantu yabwiye ikibazo cye ngo bumve ko yapfuye ubwo ibyo bintu gupfa kwawe ugira ngo nyine ni ukurira ugahabwa wenda n'ubutabera ariko uba wagiye sha abakobwa mujye mureka iyo mikino yego hari ibintu twagiye tubona iyo mikino mujye muyireka rwose ntabwo ikwiye urumva uritanga ngo upfe ahubwo hunga udapfa cyane hunga udapfa nushaka no gufungwa kwe birorera ubundi wakabaye wahungana kare atarakugirira nabi ubu si yagukubise ukavaho amaraso ukavaho uruhu ukavaho inyama ugira ngo ibyo bintu bisubiraho ntabwo bisubiraho no mu mutwe urangirika iyo mari tiretansi yagukoreye ugatangira kwanga abandi bagakumva ko ari babi kandi mu by'ukuri hari abagabo beza banagukunda uba uri mwiza ni gute udashobora kumva ko umuntu atari igeno ryawe mbese ukajya kwirirwa wihangira rekura ibintu hakiri kare nimujye no gufungishanya kubera ko wakoze insistance niba wabonye ko umuntu atari mwiza ugasanga umugabo wamushatse wari umwiza ugasanga ni igisimba rekura wigendere hakiri kare utahasize umutwe kuko akizitse ku muhoro birangira kawuciye ubuze umuntu ugira ngo reka rero nkubwire ikintu nabonye bahoze banaganira badebatinga bavuga bati uriya mwana w'umukobwa afite urukundo rwinshi ateje wenda ashobora no kuza yamusaba imbabazi akazimuha ngo yahoraga amubabarira ndakubwiza ukuri Simewo iya kameze irakabaganwa niko baciye umugani umuntu niba yakweretse ko ari umuntu mubi menya yuko nta kintu ateze kuzahindukaho erega hari imico ihinduka ushaka kumbwira nk'ubu nshobora kuba nari igikara ashaka kwibera inzobe ibyo bintu byashoboka ariko ntabwo ubugufi bwanjye ngewe nshobora kuzabugira ngo mbe muremure ibyo yenshenjabure ntabwo bishoboka n'ibyo ngeso rero hari izo ureba urumva umuntu niba adashaka gukuraho urwo rumogi rubimutera se ngo akureho inzoga zibimutera
nyina wamubyaye aramuzi aramubona kandi burya nyina w'umuntu arakomeye abwiye umwana yakumva wowe muhe mu myaka 25 30 uri kubona uzamuhindura warebye imico wabona idashoboka bataragukubita ingumi bataragira gute cyangwa bakwice banagukubita umurega nabyo bivuge bamwica ngo bwa recordinga ngo agakuraho ngo amajwi ye natangaye ngo akavanaho amajwi ngo yarangiza agashyira hariya bakajya bamukubita ngo abantu bumve barabyumva sibwo nibo bari gukubitwa byose bikuvuga ngo yashyiraga amajwi kugira ngo abantu urumva tuvuge ngewe wenda nakubwiye ko mfite ihohoterwa mu rugo noneho yatangira kwitonganya no kuntonganya nkahita mpamagara ariko ngakuramo amajwi ngo bitumvikana ku bantu ugakomeza ukumva induru turi kuvuza nakuyemo amajwi naguhamagaye nacecetse wumva induru yacu gusa ibyo bintu na c'est pas normal abantu rero bakwiye gukora icyo nakita gutangira amakuru kikugiye mbere yuko umuntu niba ibintu none cya kabiri ibyo bintu mwabanye mufite imiryango mufite niba famiye zabigiyemo bikanga niba ikintu kibatabaye rimwe kabiri gatatu urihambira harya ngo bigende bite noneho igitangaje sino wakwereka ukuntu ako kadama ari na keza ndamuze rega undi yakwirakwije ubwambure bwo ku gasozi narabibonye babandi bakwirakwije sinabibonye se iyo video nta niyo nabonye Imana abayibonye bose bafite umwaka w'imyaka 5 ntayo nabonye ariko narabyumvise ndabivuga uburyo umuntu wese wabonye ubwambure bw'umuntu ahubwo mu runaka ko hari ibintu ukora bikagutera umwako kuba yarasangije ubwambure bw'abanyarwanda ntabwo byari kumusika amahoro bari babyumvikanye subwo cyane uko nyine uwo mugabo ahohotera nayo ni amakosa bagenda sindi bubijyemo cyane ubwo nyine ako nta muntu erega kera bajyaga baba nta muntu upfa adasebye igisebo cyo kuri buri muntu wese kibaho nakubwiye ngo abone uko ari abantu baba public figure ariko ntago abantu babura ibisebo uyu buri muntu yisubiyemo ntiyabura akantu kamusebeje mu buzima ariko icyo naringiye kuvuga hari icyo bita gutabara amagara gukumira icyaha kitarapfa bahora babidukangurira kwitabara wowe ubwawe personnel ukumva ko ufite agaciro ugatangira amakuru ku gihe ako kantu ngewe uriya mwana w'umukobwa nakamunenza ntago byari bikwiye ko akomeza kwizirika uyu munsi ya mpano ibi turi kuvuga ntago byabaye never abaye baratandukanye kare ari mu maboko y'ubugenzacyaha nacyo tukivuge uyu munsi ari mu maboko y'ubugenzacyaha ariko wenda ntago yari kuyajyamo ibyo bintu hari ukuntu umuntu byabasinze mutari kwemera na bitari kwemera reka kwizirika ku muntu ye gukomeza no kubona cyangwa se wasanga nanone umwana nta kivuge wasanga nta mikoro ahagije yagira mu gihe yabatandukanye n'uriya muhungu ubu abantu bose badafite abagabo bafite amikoro ntago ari uko mvuze ariko icyo nshaka kuvuga nyine rero ndashaka kubaza abantu bose badafite abagabo ntago ari uko bafite amikoro ahubwo ikintu cyane none se ubundi ayo mikoro yo uyapfiriyemo waba urwana n'iki ibyo bintu ntago ari byo kugwirinda icyo ni ukugwirinda ntago mbishyigikira ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere gukiza amagara ibintu ni ibishakwa cyane ubu gifite amahirwe ukiriho uri umukandida wo gukira mu gihe rero wapfuye se uzakira wapfuye no murekure mujye murekura ibintu bidashoboka mureke kwizirika amazina ngo umuntu ngo ni umusitari njye mbibona ahantu henshi tuvuye no kuri uwo mwana umuntu ngo kuba ari umusitari gusa bikagwereza inuze kugupenaliza no kukusuzugura no kukwikoraho ibintu byose ashaka turabibona ingo z'abasitari uyu munsi zubatse nabi kubera kwitwara nabi ngo nuko ari abasitari nawe mukobwa rero ukajya ubyakira ukabyemera ngo kuko ari umusitari kugira ngo ugendere ku izina gusa harya ubwoba ugapfushira nubatse ku musenyi oya ni ku musenyi pe gapfa gake gake rero abantu bajya bagerageza guhinduka dufite iminota igera muri 3 reka wenda tugerageze kuganira kuri iki kintu ese abasitari cyangwa se abantu tuvuga ko bubatse izina mu Rwanda ko birangira bashiriye muri gereza hakorwa iki kugira ngo nibura abantu izina bubatse risigasirwe ritange nibura hari impamvu mbivuga dufite wenda nk'abahanzi dutangira icyitegererezo wenda tuvuze kuri The Ben yigeze yinjira muri gereza Bruce Melody yafungiye Burundi ariko kubw'akarengane niko nabivuga Meddy ntiyigeze afungwa Butera Knowless ntiyigeze afungwa Oda Paccy ntiyafunzwe ariko harabagiye bafungwa abanyamakuru benshi
n'abasitari abamisi twabonye bafungwa ngira ngo arabyiboneye ntiwabibonye se narabibonye. abanyamakuru bankundi neza ba jihad bari muri gereza bafata ku mavuta ntabwo twereka kubivuga kuko hari ibyaha byabahamye ndetse bakatirwa n'inkiko. None ndibaza izina hakorwa iki kugira ngo umuntu wese ugiriwe icyizere cya sosiyete cyangwa se akubaka izina muri twebwe tukamukunda, hakorwa iki kugira ngo mu by'ukuri arisigasire akomeze atange umusanzu nta byaha bimukurikiranye ngira ngo wumvise n'ibya Ntero Valence, hakorwa iki mu by'ukuri? Okay, njyewe ndaza kubanza kubivugaho ibyo byo gufungwa, burya hafunga umugabo, abagabo bo barafungwa baba banabyiteguye, ahubwo njyewe ndashaka kwica ikibimutera. Kuko gufungwa byo reka mubwire Simone aka kanya byakugwirira muri iki kiganiro dushobora gukora ikosa utapanze cyane bikakuviramo igifungo. Ibyo ni ibintu biri normal. Abo bagabo bose wavuze warondoye bafunzwe cyangwa se abagore sinabyumvise neza, bafunzwe ku mpamvu zitandukanye cyangwa baregwa ibyaha bitandukanye, ariko hari ibyo umuntu akora yahamagaye. Icya mbere ibyo bintu byitwa kunywa ibiyobyabwenge, ibintu byitwa ubusinzi, ntago bikwiriye umusitari rwose. Hako ubundi abasitari bapfana iki n'amatabi? Ngewe hari n'ibintu binyobera, wenda tuvuge iby'akayogada, ariko nako ukwiye kukajera. Inzoga zigukubaganisha ko vino ngo ari umukobanyi, izo nzoga wazihore. Ahubwo ikibazo nibaza ibintu by'itabi n'abasitari bihurirayo. Nanjye nicyo nibaza. Kuki ujya kumva ukabona umuntu yari muzima yatangira kwinjira kuri izi mbuga agahita ayoboka n'itabi? Hari ikintu nanibaza, bihurira hehe? Bitanga favor, bitanga iki mu busitari? Wasanga ayo mpamvu nge ntamenyekana da. Ariko nge ndi n'umubyeyi ntago najya mu matabi, nzagenda uko imbaraga zanjye zingana. Ababyeyi nabo ko atari shyashya ko twamaze kumenya. Nari ntararangiza kuri ako kantu Simeo, reka mbabarira gato nkasegure nkarangize. Navugaga gufungwa byo ku mugabo anytime ashobora kubyitegura ko yafungwa. Urugero hano hashobora kugwa umuntu ku irembo bakaza gukora iperereza ukaba urimo kubera ko umuntu hataramenyekana icyishe uwo muntu, bakatujyana da. Ibyo rero gufungwa no bitandukanye n'impamvu yafunze umuntu. Umuntu rero uri gufungwa n'ibiyobyabwenge no umusitari, ndi kwibaza ngewe abantu bazansobanurira muri commentaire, ubundi ibintu byitwa ibiyobyabwenge n'umusitari bihura gute? Ni gute umuntu nyine amara kuba umusitari izina uko rizamuka akazamura na level yo kunywa ibiyobyabwenge? Ibyo bintu ni iki? Ese ntabwo ushaka kuzamura ijwi ngo uririmbe indirimbo nziza izamuka imenyekana utanyweye ku itabi? Ngewe muzansobanura icyo kintu, kuko tujuru ujya ko ukabona najya bambona ni benshi bande, ntago ndi buvuge wenda reka nifashishe wenda uriya wagiye witabye Imana, Jay Paul, umuririmbyi mwiza ariko ugasanga ari mu biyobyabwenge. Wenda bariho bo reka mbe mbihora, ariko barahari abo bose bagenda barisangamo. Ntago birantungura ukabona nk'uwo yamana uwakwereka akaririmbo barimo bakina ukuntu ari keza, nkibaza ijwi rizamurwa no kunywa itabi rikazamuka, ariyo mpamvu tutaririmba ngo bikunde. Bazansobanurira. Uwo rizagwira yihangane, wenda twamuganiyeho kenshi cyane, ishyano riramugwiye nyine, sicyo bizagwira, uwo rizagwira ryamugwiriye, ariko biriya bagiye kugororwa nta mpamvu yo kutabivugaho ngo dutange ibitekerezo, kuko ntabwo ari twe twamutumye kugonga umugore kunywa itabi kugira gute, kandi ntabwo tumusetse, turi kubwira abandi ngo barebereho, bareke ibyo bintu amazina manini bafite bayubahishe, barebwaho n'abantu benshi bamenye yuko batwaye. Buriya ni nk'icyo bita gutwara isanduku y'isezerano, uyitwaye ntabwo uribombari kuko igengesera. Mugihe mwigengesere inshuti zanjye basitari, mwigengesere, mutwaye ibintu bikomeye, mwe muri kurebwaho, muri role model z'abantu benshi, rero mwigengesere rwose. So twakomeje kuganira ibintu byinshi Marita, ndagushimiye pe kubw'impanuro cyangwa se no kwamfashije kugira ngo tubashe kugeza iki kiganiro. Arabafasha amashusho, arabadufashije ku moderating amajwi, n'abakoze ibishoboka byose kugira ngo iki kiganiro kibashe kugera kuri rubanda. Turabashimiye, mugira amahoro aturuka ku Mana.
Okay, ciao ciao, nanjye ndabashimiye cyane Simeo n'abadukurikira bose, mbibutsa ko badushyigikira bakora share, bakora subscribe na comment. murakoze cyane. Okay, turi kumwe cyane.